mumeze neza mwese mushaka kumenya ikinyarwanda mumeze neza. Aho duherukana twari turi kwiga ku bijyanye n'izina mbonera, twarebye izina n'iki, tubona ko ari ijambo rihabwa abantu cyangwa ibintu kugira ngo babitandukanye n'ibindi. Tureba amazina bwite y'uko ari amazina ahabwa ibintu bizwi, ahantu hazwi, ikintu kizwi, kugira ngo ariko akaba ari ubwite, akaba ari nyir'ubwite bw'icyo kintu, ntabwo rihabwa ibintu gutya na gutya nk'uko twabibonye nk'amazina rusange. Amazina rusange ahabwa abantu bafite icyo bahuriyeho, byinshi bifite icyo bihuriyeho, aho twatanze urugero nk'umwarimu bahuriye ku kazi k'ubwarimu akaba ari abarimu. Tureba umunyeshuri bahuriye ku kazi ko kwiga bikaba abanyeshuri. Ariko izina bwite twarebye Kalisa, Kamari ndetse n'andi agiye atandukanye, yose ni amazina bwite. Twarebye no gushakira uturemajambo, aho twageze ku izina mbonera. Izina mbonera gakondo tubona izina mbonera ko ari izina bwite ry'umwimerere. Izina ry'umwimerere, izina mbonera gakondo rikaba ari iry'umwimerere muri icyo gihugu, ritari ritirano, ritari izina ntera, ritari izina mbonera n'izina ry'umwimerere nk'uko twamaze kubibona. Twarakomeje rero tugera ku uko amazina aforomye. Amazina bwite atangizwa n'inyuguti, ubwo n'uturango tw'amazina. Amazina bwite twararebye dusanga amazina bwite atangizwa n'inyuguti nkuru mu nteruro, n'amazina rusange atangizwa n'inyuguti ntoya. Kandi amazina bwite ntashakirwa uturemajambo, mu gihe amazina rusange yo ashobora gushakirwa uturemajambo. Ndetse n'izina mbonera gakondo, aho twarebye tugasanga izina mbonera gakondo rigira indomo, indanganteko n'igicumbi. Ubwo rero nagira ngo tubivuge muri make, ndumva ibyo bihagije. Ahubwo tugiye kwivugira ese umuvugo ni iki, nk'uko twabivuze ati nzaza twivugira ku muvugo. Umuvugo ni iki? Tugenda mu gitabo cyo mu wa mbere batubwira ko umuvugo ni igihangano cy'ubuvanganzo kinogeye amatwi kubera injyana yumvikanamo. Umuvugo kandi ni ubwoko bw'umwandiko w'ubuvanganzo ukoreshejwemo imvugo ijimije yiganjemo uturango tw'ikeshamvugo uvuga ku muntu cyangwa ikintu runaka. Ubundi umuvugo ni uvuga ikintu ubwiza, ushobora kukivuga ari ikibi, ariko umuvugo nyine uvuga ni igihangano kiba kirimo. Tuzabibona mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, aho tuzareba nyine uturango noneho dukoreshwa mu byivugo cyangwa se literary technique zikoreshwa mu byivugo. Tuzazibona nyine, tuzasangamo injyana, imibangikanyo, cyabirane, ni byinshi nyine bigiye biba mu mwaka wa 4. Ariko aha ngaha tubinyuramo muri make kugira ngo nyine uko bwije n'uko bukeye tugende tubyongera ndetse bigende biba byinshi muri rusange. Tugeze rero ku turango tw'ibyivugo. Ese uturango tw'umuvugo ni utuhe? Ubundi uturango tw'umuvugo akambere tugendeye muri iki gitabo tuvuga ngo umuvugo uba ufite injyana ku buryo unyura amatwi y'uwumva, ukamukurura, ukamwatacingaho nyine akumva nyine yahora wumva. Ubu iyo ubikoze gutyo ntushyiremo igituma amatwi y'umuntu ahora yumva ari gukirigitwa n'uwo muvugo, byumvikane neza ko umuvugo wawe uba wapfuye. Aka kabiri karavuga ngo uba wanditse ku mikarago, si interuro zisanzwe nk'izo mu yindi myandiko. Muri make imikarago ni uburyo bwo kwandika ijambo nturirangize ritatangizwa n'irindi, ariko akaba ari amagambo matoya yubatse ku buryo akenshi buba bumanuye, ntabwo buba butambitse cyane. Karagenda kakagera hirya, wenda nk'uturemajambo nka tungaye, ntabwo aba ari dutoya nyine, ni ubwoko bw'imikarago. Ukakandika wagera hirya ugakata ukagaruka nyine. Nzabereka fomati y'uko umuvugo uba uforomye. Aka gatatu karavuga ngo buri mukarago utangizwa n'inyuguti nkuru. Iyo urimo ukora umuvugo, iyo ugiye gutangira indi nteruro kuba hirya uba waharangije, utangiza inyuguti nkuru. Ako ni akarango. Aka gatatu, aka kane kakavuga ngo
ukoresha imvugo ijimije kandi itatse inganzo. Ngo uvuga inganzo nyine ugakoresha imvugo ijimije cyane. Mu muvugo niko biba bimeze. Naho aka gatanu karavuga ngo ku bijyanye n'ikivugano usanga umuvugo uvuga ku nsanganyamatsiko, ku muntu cyangwa ku kintu runaka. Ngo umuvugo wibanzeho insanganyamatsiko, ngo uvuga ku kintu, ntabwo ni ikintu nyine insanganyamatsiko imwe uvugaho ukayitaka ukayisingiza, icyo nicyo bita umuvugo. Hano rero iyo turangije ni isuzuma risoza umutwe wa kabiri. Ntabwo ndi bubivugeho, ahubwo ngiye gutanga nimero yanjye ya WhatsApp, noneho hari nk'ikintu ushaka kumbaza cyangwa se ushaka kino gitabo kiri soft, nahita nyikugezaho nta kibazo, nkakiguha link ukagikandaho then ukajya ukisomera, cyangwa se yaba ari n'ikibazo ufite ukakimbaza. Icyo nzajya nkora, nzajya nkunyura muri make muri bitabo kugira ngo nujya kubisoma bikorohere cyane, cyangwa se niba uri umunyeshuri kugira ngo uhite ubimenya bite bigutwara igihe gito cyane, bitakugoye cyane. Reka rero nsoreze ku mikoreshereze y'inyuguti nkuru. Ese iyi mikoreshereze y'inyuguti nkuru iforomye ite? Imyandikire yemewe y'Ikinyarwanda, ubwo ndi gusoma ku rupapuro rwa 36. Imyandikire yemewe y'Ikinyarwanda iteganya imikoreshereze y'inyuguti nkuru aha hakurikira. Ahambere, mu ntangiriro y'interuro. Mu ntangiriro y'interuro, iyo ugiye gutangira interuro, ubundi iteka ryose utangiza inyuguti nkuru, utitaye ngo ni izina bwite cyangwa se izina rusange, utangiza inyuguti nkuru. Urugero, aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Aho, iyo a itangira igomba kuba ari inyuguti nkuru. Bien, cyangwa se kabiri, haba nyuma y'akabago, akabazo n'agatangaro. Iyo urimo wandika interuro, wakurusha kurangiza nk'interuro kuvuga ngo wagiye kuvoma, urumva ko urahita ushyiraho akabazo. Ikigiye guhita gikurikira rero kigomba kuba ari inyuguti nkuru. Niba ari indi wagiye kuvuga, niba ari runaka ngo Kalisa aravuze ngo, ibindi byose bigiye gukurikira urakata aho ngaho ntaribi. Ariko niba ari agatangaro, hari ibintu byose bikurikira. Ubwo tushyira agatangaro. Ese waruzi iyo igiye gutangira, iyo igiye gutangira ugomba kwishyiraho inyuguti nkuru. Tuvuge ngo yo, mbese urarwaye. Yo ushyiraho udutangaro dutatu. Ubundi amarangamutima iyo ari yo yose ntabwo yemerewe gukoreshwa udutangaro tubiri. Ntihazagire umuntu ukubeshya n'udutangaro dutatu aho uzajya hose. Uzashyiraho udutangaro tune birakoreshwa, ariko ntabwo byemewe. Ni udutangaro dutatu. Ngo yo, mbese urarwaye. Iyo ma yatangiye icyo gihekane cyamba igomba kuba ari inyuguti nkuru. Ahandi inyuguti nkuru ikoreshwa kuri se niho ngeze, ni ku ngirwanshinga. Nyuma y'ingirwanshinga tugira ingirwanshinga ati, tya, pyo n'ijambo ngo bikurikiwe n'utubago tubiri n'utwuguruzo. Ariko inyuguti nkuru ntitangira amagambo asubirwamo iyo uwandika yayatangiriye hagati mu nteruro yakuwemo. Ngo harukundwa n'utwuguruzo n'utwugarizo. Bene uvuga ngo kanaka yavuze ngo, amagambo yavuze tukayashyira mu ntuza mu twuguruzo n'utwugarizo, ntabwo twandikisha inyuguti nkuru. Nshuti yanjye, ntabwo twandikisha inyuguti nkuru. Urugero hano haravuga, Mariya arasubiza ati. Iyo agiye guhita avuga, cyangwa yatangije mu nyuguti akaba yarakuye mu yindi nteruro, hano niba yakuye mu nteruro, ntabwo utangiza inyuguti. Ahubwo hano niba ngo Mariya yavuze ati, washyiraho utwuguruzo n'utwugarizo, ahita avuga ngo ibyo uvuze bingirirweho. Ubwo twageze muri Bibiliya, igihe Marayika Gaburiyeli yamubonekeraga ngo ati ibyo uvuze bingirirweho. Hano nyine iyo igomba guhita ari inyuguti nkuru. Ahandi inyuguti ikoreshwa ni ku nyuguti itangira imibare iranga iminsi, amazina y'amezi n'ay'ibihe by'umwaka. Nabwo dukoresha inyuguti nkuru.
urugero isoko ry'iwacu rirema kuwa gatatu no kuwa gatandatu wangu kuwa ga iyo ga igomba kuba ari inyuguti nkuru wa gatandatu nayo akaba ari inyuguti nkuru igihe cy'impeshyi ugakata ku cyungo impeshyi iyo i igomba kuba ari inyuguti nkuru gihera mu ntangiriro za kamena ka ngahita ushyira inyuguti nkuru kikageza umuhindo ugahita iyo u ikaba nayo ari inyuguti nkuru mu ntangiriro za nzeri iyo nza iyo nayatangiye nzeri twavuze mu mazina y'amezi hagomba kuba ari inyuguti nkuru yaba ari mu nteruro yaba ari n'ahandi ahandi twabona hakoreshwa inyuguti nkuru ni mu nyuguti itangira amazina bwite y'abantu ay'inzuzi n'ay'ahantu kabone n'ubwo indomo itangira izina ry'ahantu yaba yatakaye inyuguti igomba kuba ari inyuguti nkuru yaba iyo ari yose aba ari inyuguti nkuru urugero namenye ko muhire ni izina bwite muhire ni inyuguti nkuru atuye i Huye ni ahantu Huye iyo hafi kuba ari inyuguti nkuru hafi y'itumba naho ni ahantu ubwo nayo ni inyuguti nkuru urundi rugero uruzi rw'Akagera ugakata rwa Akagera inyuguti nkuru nirwo runini mu nzuzi z'u Rwanda ni igihugu nayo ni inyuguti nkuru ahandi hakoresha inyuguti nkuru nkuko turi kuvuga ahantu hakoresha inyuguti nkuru ahandi dushobora gusanga hakoresha inyuguti nkuru twasanga ku nyuguti itangira amazina y'imirimo ay'inzego z'imirimo n'ay'amashyirahamwe ingero amazina y'imirimo izina bwana umuyobozi ni umurimo wo kuyobora cyangwa se bitewe n'ahantu hagarariye ntabwo bishobora kuba bitanyuzwa inyuguti nkuru bwana muyobozi w'akarere agafata wa nk'icyungo cy'ikinyazina ngenera wa akarere agahita ashyirayo nyine akarere iyo agomba kuba ari inyuguti nkuru yaje kudufasha kwakira nyakubahwa iyo igomba kuba ari inyuguti nkuru iyo igomba kuba ari inyuguti nkuru minisitiri iyo akaba ari inyuguti nkuru w'ubuhinzi iyo urakata wa nyazina ngenera ubuhinzi iyo inyuguti nkuru n'umuyobozi mu gikorwa cyo gusura koperative iyo ko igomba nayo kuba ari inyuguti nkuru ahandi akoresha inyuguti nkuru mu nyuguti itangira amazina y'impamyabushobozi ay'icyubahiro n'ay'inzego z'ubutegetsi ay'ubwenegihugu n'amoko ay'indimi mu mazina y'ibikorwa byamamaye mu mateka no mu nyuguti itangira ijambo igihugu iyo rivuga u Rwanda urugero amazina y'impamyabushobozi no tujye guhera tukavuga ngo dogiteri iyo da igomba kuba ari inyuguti nkuru dogiteri karimanzira iyo ka nayo ikaba ari inyuguti nkuru iya kabiri avuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika iyo na igomba kuba ari inyuguti nkuru perezida igomba kuba ari inyuguti nkuru wa repubulika nayo ikaba ari inyuguti nkuru aha kabiri urundi rugero abanyarwanda igomba kuba ari inyuguti nkuru barimo abasinga y'amoko abasinga n'abagesera nayo igomba kuba ari inyuguti nkuru ahandi hakoreshwa inyuguti nkuru ni mu nyuguti itangira izina ry'imyandiko igitabo cyangwa ikinyamakuru ngo nujya ku isoko uzangurire izuba rirashe
n'umwandiko. Izuba rirashe, i inyuguti nkuru, ra izuba rirashe, iyo ra nayo ikaba ari inyuguti nkuru. Hano hakoreshwa inyuguti nkuru ari naho hanyuma. Izina bwite umuntu yahawe akivuka cyangwa irindi rifatwa nkaryo riri ku ntangiriro no ku mpera y'imyandiko. Batanze nk'urugero nk'ibaruwa, nk'itegeko, nk'umwandiko uwo ari wo wose, no mu rutonde rw'amazina y'abantu byandikwa byose mu nyuguti nkuru. Tuvuge njye nitwa itanga ishaka n'urugero. Iyo itanga ishaka rigomba kuba ari inyuguti nkuru ryose uko ryakabaye, nyamara rikandikwa mu nyuguti nto uretse inyuguti iritangira iba nkuru mu nyandiko hagati. Iyo ari mu nyandiko hagati niho iyo ugiye kuritangiza aba ari inyuguti nkuru, nayo iyo ugeze mu mwandiko hagati ukoresha ya yindi nkuru. Niba ari i ikaba ari itangire kwandika umwandiko hagati, ibigezemo hagati ugahita wandika i, iyo izindi zikurikiyeho ta zose zigahita ziba ntoya, kuko nawe nitwa itanga ishaka n'urugero. Ni byinshi rero twavuga ku bijyanye n'umutwe turangije, ariko reka mpinira ahangaha. Nkuko nabwiye ngo hari n'ibindi ushaka kumenya wanyandikira muri comment, cyangwa se harimo ari ikintu nashaka guhindura wenda cyakugirira akamaro ukanyandikira kuri nimero ndi bubabwire 0780804906. Reka turekere rero, ejo tuzaza twirebera ku mikoreshereze y'utwatuzo. Ese utwatuzo tumva tumeze dute? Ese n'utuntu ushobora ngo utwatuzo akatuzo ni iki, ukabyibaza. Nzaza rero dusesengura kujyanye n'imikoreshereze y'utwatuzo. Bye bye, mugire umunsi mwiza kandi mugire n'amasomo meza. Ndabakunda cyane.